muhamagara uriya mukobwa ngo ni Munyana mubeshye ko ni mushiki wa Bemba nabonye afite ibintu by'urukundo iki gihe haracyari urukundo koko sha ndaje ndamubeshye ko ndi mushiki wa Bemba ubundi teke imitwe mwishiko nshoboye mukureho amafaranga umuntu wo kwifata ngo agiye kubakira iwabo wa Bemba nanjye ndayamukuraho nta kabuza. Mana yanjye se nk'ubuketi koko mana yanjye kaba yanindije nkuba bari he kandi ketarananiranye si umana reba nk'igihe nahereye mutegereje ndumva ndambiwe n'ukuri pe. Mamagare Munyana. Allo. Umeze ute? Ntago wamenye nitwa Rimwe ndi mushiki wa Bemba none ko nshaka ko tubonana turabonana gute? None se kete ko atinze ko anyereje waruriye shara ngiye gusura mushiki wanjye ko bisanzwe uruga vuga se negereza da igitangaza tu Muraho neza. Uraho Ninjyewe uguhamagara nitwa Rimwe. niyo uzumva ngo mushiki wa Bemba Yenge ndi mushiki wa Bemba. yego Rero mfite ikibazo ndi kugira ngo ukimfashe. sha ariko iyo mbona uyu munsi nambaye nk'abakobwa utekereza iki? Utekereza ko hari ikibi nagiyemo nayo ngiye gusura mushiki wanjye no kureba igihe nahereye ngutegereje wagiye umbwira ibintu ugiyemo nkagutegereza nzi n'icyo ngutegereza reba igihe nahereye nicanga Ikibazo nayo ndi kugira ngo ukimfashemo mfite umwana urwaye ubundi bari kwa muganga. ako se wini ubu nambaye ukuntu nambaye nakubonye rero sugabwe bimbonaho nawe mbikubonaho ahubwo ni nyine nanjye wanumva tekereza nawe aho nagiye nagiye gusura mushiki wanjye apana no bya bintu byo kubikirana ufite umwana urwaye Yego. Yewe none se nkubaza yarwaye iki? none se ko wanyereje reba igihe nahereye nicangaha wagiye umbwira ibintu urimo nanjye nkamenya ibintu mva ngutegereje ariko rero ibyo mba ndimo byo byiharebye byo ntabwo bikureba erega birandeba ese jya umenya ko ndi mukuru wawe rwose Arwaye ibibyimba mu nda. ego mwana we rwaye ibibyimba mu nda nose ntabwo byashoboka ko twagenda nkajya kumusura nkareba uko ameze cyane ndi mukuru wowe wawe muri mukuru wanjye warushye nyine ajya ubyihanganira sha wagiye unyubaha so nakubaho ute mbese ntabwo naguherekeza nkajya kureba ko umwana ameze tukajyana kwa muganga nkareba Oya ubu ngubu nari nje gufata ingemu. Wazaza ubutaha kugira ngo ibyo bibazo bikemuke haba hakenewe amafaranga nk'ibihumbi 200. sha wino urabuzwa n'ikino no kwasohotse igipangu aha urabuzwa n'iki kungenzura ukamenya aho ngiye aho nambutse aho nerekeje kumbaza ubusa gusa mbega ni ibingibi ako wirwamo ujye unyitondera ni ibingibi kuba wirwamo nagendana nasi ngombwa ngo urwe ugenzura aho sha niba ari ibingibi wirwamo ntabwo ari sawa kwirwa mu muhanda gutyo gusa gutwaye ikise se urabona hari ikibazo mfite sha mani hari icyo bintwaye umunwa murumuna wanjye iyo mbona witwara nabi nyine ntabwo uko nagiye niko ngaruka none se ibihumbi 200 ni kumbwiye aha okay niba waba ukeneye ibihumbi 200 kanzanya gushyira kuri telefone ese Bemba katabimbwiye Bemba naba ari mu bintu byinshi ariko yambwiye ko ari buza kubikubwira. Yabimbwiye ko ari buza kubikubwira. Shamana yanjye ni n'ubwa mbere nkubonye ahe twe kubura byose sibyo cyane ari ngadutaye nkucyura hakiri kare none ubu numva unyure cyane nyura gucyura kuko ndi mukuru wawe ngeze kumenyereye kurara sawa yafe. Ndabona umukobwa mwiza nkuko babivuze. Mana yanjye turakwishimiye mu muryango wacu. okay nta kibazo reka nze kumenya ko handa yaguhabwa kuri telefone iriya nimero wampamagaje se niyo nyashyiraho Ni nimero y'umuntu twegeranye ku gitanda nawe urwaje. none iyo telefone ntabwo ari iyawe Ntabwo ari iyanjye. N'umuntu ndamwizeye. nta kibazo ndahinda ariko Arahita yama rwose ndamwizeye cyane. sawa rero urwaza ubukira Sawa. ubwo ndayashyira kuri iriya nimero Sawa. sawa Sawa urakoze yego.
shayi ni se sumuza ndukora wiziritse mu rugo ko bibazo Mana w'ishaje nabonye ari fresh mana yanjye ubutoto ako ntabwo ngiye nakora nk'ikibona mpamuzanya n'ikire kiramo gatoya kubimpa kugira ngo yese munya ko warushye habaye nari kubisha namwe muri zari sabore yote kahe siko ko nari mbe hari ese biri waje ucama cyo basemuragura nakati ese munya wadushakiraga iki ko mbanye duhamagara nyine cyane ndananiwe yewe wikwirwa ubaza wine wisashaka iki kari Bemba hari ubundi ubundi washaka kwirwa atusuka ibibazo sha wamurese akatubwira ikibazo afite ratamunya twibwira ikibazo afite uyungu mwihorere ahubwo se nawe uramenya sha reka tubwire atatwibwire ahubwo se ko mbana hari ko n'abanyamukunze cyane umuntu wese abahuyirwa bem umukozi wacu kutamuhemba umushaka iki ariko abantu we ibaza umuntu ugiye kunyizera kandi ambonye rimwe ndamubeshya ahita abyemera sha nta kundi ari kuhinda yaryayo rwose atamunya twibwirira icyo dushakira uyu nguyu mwihoreke tise umuzi se nta bindi ashaka ahubwo gusa twabwanye mu busigare murekana nigende bagenda n'ubundi wowe byawe mubona ntazi ratanyibwira ubundi Keti buriya mu mutwe kubeshya ahorana ibintu by'amahane umva Keti wa ntabwo umuzi rero ngewe umuzi nge tubana uzi amahane agira umva ceceka mwihorere reba ukuntu yarantabukanye umva yanakwica umva nta mikino agira ngenda muzi mwihorere atanyibwira ikintu wari udushakira munyambwira nashaka kubaza ko nimero ya Bemba itari guca mu yabaye sha nimero ya Bemba rero umva ntabwo mbizi ikibazo afite ako kare yarayifite yaririho arayohereje ariko munyashamba ntabwo uzahise igeze yana ndaza kuzahimba n'ibindi bintu nzakubwira ahangaya nyine ntayamenya kenyerero Imana ishimwe ko rwose ayagejejeho kuko mukanya namunye ari kuyikoresha yarayifite ntinye kubivuga nanarukanye atangira ngo ni Bemba ngo ushaka ntinye kubivuga nigirira isoni nese hariya Bemba ngo nguye rero wowe mbona nyine uri umwana witonda uciye make rero wowe mbona uri umwana mwiza ndumva nakubwiza ukuri nakunze Bemba turakundana mbese muri make umukozi wacu okay ariko kite wenda kunyitse n'ukuntu ko dorose nibyo mbwira none se mana njyewe ubwo njya mbyumva mu nkuru nkumva nyine sinzi ibyo ari byo kuko mu by'ukuri ukunda Bemba cyangwa sha uri kumubeshya by'abakobwa b'iyi minsi wini ntabwo ugenda mbeshya ngenda mukunda by'ukuri nta n'uwabihindura waramukunda cyane kandi nawe arankunda nawe yaragukunda ndetse yarabikubeshya ntabwo urabimubwira twarabibwiranye yarabimbwiye nanjye ndabimubwira umva rero rero kamugira inama Keti ntuzongeye kujya umubwira ibyo kuko Keti ni inshinzi natwe mu rugo yaratunaniye Keti ntiwamenya ahantu aba ahagaze nujya umubwira ibintu byawe umva birakureba umva azaguteza abantu urakoze ntabwo nari nzi ko ateye kuriya ahubwo wowe ujya unyegera nyine ngewe Bemba turanahorana hari igihe mba ndi kumufasha akazi ko mu rugo umva najya mubwira ukuntu mukunda nawe akambwira ukuntu agukunda nyine urukundo rwanyu nkarujyamo ugasanga ibintu bibaye fresh ahubwo wowe umva ujya unyegera mani sibyo umva ujya unyegera ngukorere umuti wowe ndagukundura nitondura umwana mwiza nta bushinzi ugira shangiye narebi ryanjye nyine mba nibereye aho bisanzwe to nabidanje sawa ndajya mbigufasha mana yanjye shamunya umva ndabona none ageze kure dore yageze umva noneho nagira mu rugo ndasanga ubushinzi yawe uhagaritse arangica kangenda irukanka aho iruka bye
Bimeze neza. Cyane meza. Ewa. Nari ngumbuye iwanyu, nari mvuze ati reka mve mu nka. Ubundi urabona ibintu by'akazi biba byanjegereje. Kwirwa mu ifamu ni hatari. Sha aya ngaya ubwo ngezeho aya ndariye ngiye gukomeza nteke imitwe kuri uyu mukobwa. Umva iyi nayo ni business rego ubu ngubu. Ntabikora gutya uru rukundo rwabo nyine nka ruprofita. Ibyo ngo barakunda. Gahunda ni iyi ngiyi ahubwo ndaza guteka indi mitwe kuri we. Se burya imuvuye mu nka. Shanda kubona uba wanabyambariye. Shane hatari. Umva. Imirimo yo mu ifamu wa mukobwa ntawarubara. Cyangwa se nyine umuntu ufite inkuru umva byabura mani ubwo nubukire. Ubwo nubukire umuntu ufite ifamu y'inka. Nko kugerageza gusa. Narenze rero. Gusa umuntu abifite afite umukobwa ntawe mwiza ntabwo byaba bisasha. Sha nanjye dore mvuye hano kuri iki gipangu gusura umukobwa w'inshuti yanjye ubwo. Nyine duhuye gutyo. Paketi hari. Oya nundi mukobwa nyine inshuti yanjye mvuye gusana ku gipangu. Ngaho nyine kandi ageze mu rugo. Ese keti umusize? Cyangwa se keti. Ntabwo mbizi ibyo. Ntabwo mbizi ibyo nabona. Reka ngereyo ubundi. Ngaho ngerayo cyangwa umpamagare telefone muvugane. Sawa. Uriya mukobwa ni hatari kabisa, ameze neza, afite inyuma heza, afite face nziza. Uriya niwe natsindira umutungo wanjye wose n'inka nkazigurisha. Naho keti ndi kubona bitari kuvamo neza. Uriya niwe mwana tu.